Cya gitenge wagishyize wagishyiriye umugore mu cyaro gute se kandi uzanye amugore ugira se amugore ugira amugore ufite twakongera tugakundana se ubundi se turangana nyine mbwira guteretana nibyo ndi kukubaza mbwira nyine njye nyiguhe se ubundi se ntuyifite ntayo mfite kuki se wayitsibye nyine narayisibye mbwira nyine niba wayima ngewe nayiguha nicyo nshaka kumenya njye ntabwo nshaka nimero yawe ahubwo ikintu nashaka kumenya kugira amenye ko ugifite ubupfapfa nk'ubwa kera nimba warataye umugore n'umwana ukanabimpisha ko wari ufite umugore reka nkubaze keza reka twumvikane uzi kunyita indaya ngiye mbana ngewe ntago ngewe bizoroha ngewe nawe none ibyo bintu bigoye rero ngewe kugira ngo nicarane hano nawe ndine nshwana nawe tuvugane nabi icyiza ahubwo bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza we tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza aho muri hose mu bihugu bigiye bitandukanye nizere ko mwese mumeze neza rero reka nsaba wowe dukurikiye utarakora subscribe ngusabe ko wayikora kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi turi kumwe na Mama Salomo tugiye kuganira kugira ngo ku bantu bakurikiranye ibiganiro by'ubushize mwabonye aho twagarukiye mwabonye yuko byari bigoye kubahuza ariko nyine dukora uko dushoboye birakunda abasha kuganira harya ni yitwa ndi harya Mama Salomo niba Clementine niba rinde yavuze afite amazina 3 numva nibagiwemo rimwe tubasha kuganira rero hari byinshi twaganiriye ngira ngo mwarabyumvise bamwe mugendamo bagira inama muri comment yuko babigenza ndetse nuko bakemura ikibazo cyabo rero byaje kugenda neza ariko ntibirakemuka neza kubera ko Jean Marie ntago araboneka gusa uyu munsi twamuhamagaye tumubwira ko twifuza kuganira nawe ko twifuza kubonana nawe ariko ntitwamubwira ibyo ari byo ubwo ni Mama Salomo hanini umushaka nari naravuze ko ubushize nzamuhamagara akaza bose bari kumwe ari 3 ariko biba bigoranye guhuza abantu 3 buri muntu abagiye gushakisha ukwe ntibyakunze ariko twabashije kubona Mama Salomo ndetse na Jean Marie yambwiye ko ari buboneke nyuma y'iminota mikeya ubwo tugiye kuba tuganira na Mama Salomo ubwo twumve wa mugani ku giti cye kuri iyi nshuro niwo mpamaga yambwira ko amushaka ubwo rero niba mushaka afite ibyo amushakira reka mbanze nkwakire tuguhaye ikaze Mama Salomo murakoze cyane wari umeze ute se ndashima Imana urakomeye rwose ubukeba bukugeze hehe rero gutwara amagare rero buriya nuko ari umuntu mamuhuye bwa mbere utamenye ikintu wamukorera uriya muri ngiye numvaga umujinya wanyishe numva nijijisha nyine ndi kwisekeshwa ariko numvaga hari ijambo madamu yavuze nagiye kumva numva aravuze ati gurindaya ntabwo yarivuze rimwe ariko yarivuze nk'inshuro 3 mbona ntacyo bikubwiye ndavuga ni Mama Salomo afite umutima ukomeye impamvu nanze guhubuka ngo ndwane n'umuntu tubonanye bwa mbere sibyo ariko nanjye suko nari nishimye nabanje guca bugufi nyine imbere kugira ngo ndebe nibura ko ari n'ikintu yakibwira ngo abone yuko ndi umwere mbona nta n'ikintu bimubwena rimwe kwitinda kabira kwitinda atanakuzi mutanaziranye nta n'ahantu muziranye namwe cyane ubwoba kabisa ne ubwoba ariko kora ko nzi ko ngiye nyine ndi umwere mugabo we ntamufite rwose mba numva nta n'ikintu binambwiye kugeza kuri uyu munsi rero ubushize wenda hano turi twenyine ntago wenda uriya mudamu ahari ariko hari akantu ubushize kabaye nanjye ndavuga nti wenda ntago nakakubaza uriya mugore yumva ntaba ndi kumutiza umurindi ariko hano turi twenyine ntawe uhari nagira ngo mbwize ukuri uriya munsi duhamagara Jean Marie kuri telefone tukamubaza tuti Jean Marie muraherukana ukaduhakanira ukatubwira ko mudaherukana nyuma tukamuhamagara kuri telefone akavuga ngo muravugana kuri telefone kandi hari nimero yafite mujya muvuganiraho ayiduhe umbwije ukuri hano ntawe uhisha uriya mugore ntawe uhari n'ababyumva ntawe wajya kubivuga tubwije ukuri nawe rwose tatubeshye icyo hari ahantu nta kantu karimo waduhisha njye se ko ntajya mpisha ubundi urumva muri cyagiye Jean Marie yakundaga nyine kuza nshakisha nyine igihe kinini ubiziho
kiriya gihe ari nimero yanjye nyine nsanzwe nkoresha, hari n'indi nimero nyine nzifite ari ebyiri muri telefone, zose yari azifite kiriya gihe. Urumva rero n'ubundi cya gihe yamburiraga kuri imwe n'undi yambarizaga ku yindi. Rwose n'undi muntu ufite nimero yanjye uwo ari we wese azayinsabe yindi nayo nyimuhe, ni MTN ebyiri nkoresha. Urumva kuko wavuze ngo ntimuherutse kuvugana, wakavuga ko hari nimero ngo aguhamagaraho, twese twumva ko muvugana ahubwo udashaka. Buriya no kwiyagaraho nk'abagabo ubwo buriya yaravuze buriya bamuburiye kuri ya yindi y'iminani ibiri, buriya wenda bamuhamagaye ku yindi bamubona. Buriya njye natekereje ko ariko yashatse kubivuga, kubera ko ntabwo uriya mugore no kubona ukuntu nabisobanura kundi nyine. Ariko Jean-Marie hanyuma kuburakara uriya mugore yazanye agutuka akugaragariza ko arakaye yababaye cyane, wabyakiriye gute ukimara kumva? Kuko wenda navuga ko kuva kiriya gihe ariko bwa mbere wajyana ikibazo, kuva watandukana n'umugabo nibwo bwa mbere wajyana ikibazo n'undi mugore mupfa umugabo. Urumva nyine birashoboka. Wabyakiriye gute ukimara kumva iyo nkuru n'igihe wari umazemo iminsi wifite ibibazo byawe n'umugabo? Njye natekereje ko nyine ko yumvisha amagambo akaba amabwire nyine yarayumvisha akanayishyiramo, nanze kumera nkawe. Iyo mpita ndakara nkawe twari kwicana, gakonze ko umugabo we nyine ntawe mfite nta n'uwo nkeneye. Si byo, ahubwo icyiza no kumugira inama nyine agashaka ukuntu yabonana n'umugabo we bakajyana. Mbese muri make wowe uramuhumuriza uvuga ko ntawe ufite? Namuhumuriza cyane, ntawe ufite, nta n'uwo ukeneye, nta n'uwo ushaka pe, nta n'uwo nzigera nkenera. Ko iyo mba mukeneye simba naririwe, nta nubwo mba naririwe bigera ahangaha. Tuba tumaze no kubyarana nka kabiri ahari. Oya se, nta n'umwaka urashira? Nta n'umwaka urashira, ubwo nyine nuko mba nshatse nko ariko Jean-Marie yo nza kumukenera rwose ubu ngubu tuba twenda no kubyara, ariko ntawe nigeze nifuza pe. Ariko byibura ugihura na Jean-Marie bwa mbere muganira kigupropose ko mwakundana, wigeze utekereza ko byazavamo ibintu bigeze kuri uru rwego n'umugore wakabizamo? Jean-Marie kubera ko ngiye yaje ambwira yuko agiye kumbera inshuti isanzwe, akambera nka musaza wanjye nyine. Urumva nahise mbifata nkaho hari ukuntu nyine umuhungu azavuga ati tube inshuti bisanzwe, ukamufata nkaho waba n'inshuti n'umukobwa mu inshuti nyine ukaba wamubwira ati ko nkeneye bibiri aho ngaho, wenda we afite akazi akaba yabiguha cyangwa akaba yakuguriza ukazamwishyura gutyo. Nawe ni muri ubwo buryo nari namufashemo. Nyamazanye ibyo gutereta rero kandi nifite n'igikomere cyanjye noneho gishyashya. Ariko byibura uvuze igikomere ndabyibuka, byibura muri kiriya gihe twaraganiraga uko tuganira ukavuga ngo ufite ibikomere, ufite agahinda, ufite ibikomere. Byibura uyu munsi ibikomere byarashize? Uyu munsi ntago birashize, ariko uko biri mbabarira igihe wahereye uko biri umugara, agahinda, intimba, icyakababaro, umujinya, kwiheba, utwo tubazo byibura kuri iyi nshuro byibura byaragabanutse. Ibibazo byanjye ntago byigeze bigabanuka, ariko nanone uko biri nakubeshye ntago. Urumva uko iminsi igenda ishira nayo ngenda nyine niyakira. Uko iminsi ishira, nimba ukwezi kwa mbere gushize urumva birakomeye cyane. Ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa kane, amezi 5 arashize, amezi 6. Urumva ntago uko mba meze mu mutwe muri icyo gihe, ariko nyemeza ubu ngubu. Urumva byanze bikunze hari icyahindutse, namaze kwakira ko ndi umwe, ngomba kureberera abana. Uko biri si nka mbere? Ntago biri nka mbere pe. Hanyuma uyu munsi rero twavuga, wari wambwiye ko ushaka ko mpamagara Jean-Marie. Ni ikihe kibazo wumva ushaka kubaza Jean-Marie? Igihe ikintu nshaka kumubaza nyine ndashaka kumubaza impamvu. Wenda atarahagera, wenda agiye kuzura mubaza. Mu gihe atarahagera njyewe ndashaka kumubaza. Kubaza Jean-Marie, ubundi numvaga tuzahura muri kumwe n'uriya mugore twese turi kumwe. Ni ikihe kintu wumva ushaka kubaza Jean-Marie? Cyambere rega buriya biranumvikana, nimba umuntu yaransanze akambwira ati Pole umugabo yaragutaye ariko nakuba hafi, se nabyita gutera, azi neza ko ari ibyo atwikiriye nawe we yataye nawe ubwe, azi ko ari umuntu yahemukiye. Ese uwamuca inyuma akagenda agasanga wa mugore we byamushimisha? Wenda uwanjye yarantaye anashaka undi, ariko se umugore yasize mu cyaro ntago azashaka, azarindira umugabo wagiye i Kigali.
we arumva aramutse asanze nk'umugabo wamwinjiriye urugo urumva satani amwica ahubwo cyane rwose. njye nashaka kumubaza kuki yakoze ayo makosa nubwo yenda njye ntamwemereye ngo dukundane ariko se ahuye n'umugore w'umwasama bikaba ngombwa ko byemera bihura nyine akamwemera we iyo mana yazayibwira iki kuba yarataye umugore n'umwana. reka tumuhamagare kuri telefone wampaye fone yanjye. numva nyine abagabo bakunda gukora amakosa rwose ntago biba ari byo. reka muhamagare kuri fone namubwiye gahunda uko imeze ndabona amasaha yari yambwiye yanageze. Oui, jama wiri. Oui, none se ugeze hehe ko n'amasaha wampaye yageze? Ndumva nka nyuma y'iminota 5 ndaba mbagezeho. Gerageza utebuke. Murakoze. Ndumva yamarazi wenda kugera hano. Turindire turebe ko biri kose biragenda neza. Ntabwo byagenda nabi. Byagenda nabi. Gihe icyo nshaka kumva ni ijambo riri buze kumuvamo impamvu ngewe ikibazo ndi umubaza nta kindi ndamubaza impamvu y'ibyo byose nyine. Ariko ubwo yagiriye impuhwe abana banjye. Impamvu yataye wasanga yarakunze abana ariko abana yagenda akagura n'utubomba akabazanira we. Yakunze abana pe. Tanyibutsa za bombo uranazijugunye nawe dore ko bombo z'icumi nuko ibintu ubu ngubu byanazamutse byahenze ubundi iriya yagura 5. none se sabana ariko umwana nibura umugura nako kayawuruta akavuga ati uko biri uzi ko wapfa kumushukisha niyo yawuruta akavuga ati nyamara mama wa mutonto nabonye atugurira yawuruta yafite waje ntago biba byoroshye muri iyi si abagabo bo barasaze si gusa abagabo b'iki gihe oya ariko buriya nawe afite impamvu ari buze kuduha ko ntawe ukora ikintu atazi impamvu agikoze ko buri muntu wese aba azi impamvu yakoze ikintu runaka. Reka tube tumutegerejeho gatoya ndumva iminota 5 atanze ndabona irenzeho turagaruka mu kanya tugezeho. Kwerega nta nubwo uri uwo gusuhuza. Mera ko gato. Kubera iki se? Amakuru y'imisi. Ntabwo ari uwo gusuhuza se n'uwo kugira ati. Ntabwo uri uwo gusuhuza. Ego gusa ahantu wicaye murahura. Nubwo amakuru y'imisi. Nyegera nta kibazo. Meze utese. Egera umwana. Nanyegere rwose. Egera umwana. Ahubwo ndashaka kurebana nawe uyu munsi. Ndashaka kwicara turebana. Urabona ko nishimye ntabwo nari muherutse ndumva nk'ukuntu. Ko mutanahoberanye nk'abantu batanahe. Oya nabyo guhoberana ibi birahagije. Ko mwitegeranye. Mbona utishimye ariko. Ndashaka kurebana nawe. Ndashaka kuvugana turebana. Oya ni mwirebanire. Amakuru y'imisi jambo. Amakuru ni meza. Urakomeye. Meze neza. Wabuze. Narabuze nyine n'iby'iki gihe. Barakubuze turahamagara telefone reka da. Ni iby'iki gihe. Wa muntu we urabura na telefone ikavaho. Ni iby'iki gihe umuntu aba ari guhiga ashaka imibereho. Umuntu aba ari guhiga ashaka imibereho. Nimba ufite akazi se wampaye nka 2 aho ngaho. Ko wenda we Imana yakugiriye neza. Wampaye nka 2 aho ngaho nkihera abantu. Ergi ibintu nebeciye ko mugaragara abantu bakabibona. Si ngombwa. Baravuga ngo akaboko k'iburyo ni gatanga k'imusoka. Nta foto nta cyabaye. Oya nta foto nta cyabaye. Na yame bareba nimba ko kayafite. Namubonye arakeye. Niba ari uko tudaherukanye. Yesu wangiriye neza. Twaraburanye ni kuri phone gusa. Kuri phone? Ubu ngengira nimero yawe. Yamakaniye ko mutajya muvugana. Turavugana. Ubu nge nawe turavugana. Yego. Nese twaba dupfiki ku byo tutavugana. Ni bya bindi bya Jamari uze muramuyobeye koko. Twaba dupfiki. Bya bindi byange Imana irankunda ngo ni umuvandimwe yaje ambwira ngo ni umuvandimwe birangira ngo Imana iranzi
birangira azanye igitenge ariko si cya gitenge wagishyize wagishyiriye umugore mu cyaro gute se kandi uzanye nta mugore ugira se nta mugore ugira nta mugore ufite amakuru se kandi yo muyakuye turi kukubaza gusa nta n'ibindi mubimbajije nyine no kukubaza gusa tutaganira dure tuganire ibintu bimwe gusa tudahindura ahubwo twaba tunamushakira no kumuha none se kugira umugore ni ikosa ntabwo ari ikosa ahubwo ni byiza cyane kuki muri kubimbaza kandi byaba bihindutse ikibazo nuko ubushize ari atubwiye ngo nta mugore ufite nyine ubwo niyo mpamvu twari tukubajije njye nigeze mbabwira ko nta mugore ngira wavuze ko ufite umwana none se umwana wamubyarana n'igiti none se mwarabanaga oya mutambaza byinshi ushobora gutera inda ufite umwana ushobora no kubana n'umugore we nyine iby'umugore byo ntabwo mbese jama njye hari ikintu nshaka kumubaza sibyo njyewe muri nimero yawe nkigira wampa nimero yawe urayitsibye nimero yawe wayima ariko nayiguha twakongera tugakundana se ubundi se turangana nyine mbwira guteretana nibyo ndi kukubaza mbwira nyine njye nyiguhe se ubundi se ntuyifite ntayo mfite kuki se wayitsibye nyine narayisibye mbwira nyine niba wayima njyewe nayiguha nicyo nshaka kumenya njye ntabwo nshaka nimero yawe ahubwo ikintu nashaka kumenya kugira amenye ko ugifite ubupfapfa nk'ubwa kera nimba warataye umugore n'umwana ukanabimpisha ko wari ufite umugore reka nkubaze keza reka twumvikane iryo kosa sinarikora rwose ngiye kwibariza njye jambo yo guta umugore n'umwana ntabwo washaka umugore ngo umute reka sinamuta ntabwo wamuta ari kubeshya ndimo ndaguhimbira urampimbiye ubundi si biza kuvugisha ukuri kambwira uti wenda umugabo ndubatse ariko wenda nkeneye undi mugore ku ruhande byari gutwara iki ntabwo nigeze nkubeshya rwose none se nimba warataye umugore n'umwana sibyo ariko iyo ukomeza kuvuga ngo guta umwana wawe abahe rwose ni ukuntukisha ndabyemera umwana wawe abahe mbere ko utabimbajije ubu nicyo gihe none ubu byabaye ngombwa ko mbikubaza umwana wawe abana nande umwana se abana n'umubyeyi we abana na nyina hehe nyine iwabo wa nyina aba iwabo wa nyina cyangwa aba iwanyu cyangwa se aba mu nzu nyine waba waramwubakiye abana nyina aho bagomba kuba neza ubwo ntabwo ubyumva cyama reka nkubwire yewe uburyo wanajemo sibyo uburyo wanajemo n'ubusanzwe urabizi yuko ngewe ugeze ubona ngewe mama Salomo wenda nkushamadukira ngo wumve ko nkushamadukira uzi ko ari nk'Imana iba ishaka kurinda abayo guteze nimba njye ntaraguhubukiye ngo mpite ngushamamarira wumve ko ngusanze sibyo nuko Imana yararebye isanga urukundo utakunze umwana wawe ukamuta inyuma iriya mu cyaro ubundi utaza gukunda abanjye ibyo ntabwo ari byo ibyo ntabwo ari byo ni ukuvuga ngo urukundo ugomba gukunda umwana wawe nk'uko wikunda kuko umwana ni umugisha umwana wese ubundi ugomba gufata umwana wese nk'uwawe Imana ni urukundo rero kuvuga ngo oya iyo uza gusa nkaho akabazo k'amatsiko reka tuke guca ku ruhande amasoro akomeje guca ku ruhande mu by'ukuri ikintu twavuga njye nasaga nk'uri kumuneka dore wanatsinzwe bakunetse jambo ufite umugore uri mu cyaro ntabwo ndi kukubaza ndi kukubwira ayo makuru mwayakuye he rekana n'aho amakuru yawe umugore yaraje ahorana na Salomo sinavuga ngo bararwanye ariko habaye hari ukuntu baganiriye kutari kwiza mushinza ko yamutwaye nicyo kintu mama Salomo yakubwiraga nuko kunyita indaya ngo njye mbana wamwita indaya njye mbana nawe nese mbana nawe koko mu nzu yanjye wigeze uhagera oya musawa naho nzi none se gute nitwa indaya zisa imbere y'umugore wawe koko se mwarahuye yarabikubwira ibyo bintu murazi nta nubwo yemera ko ari wowe gusa ngo njyewe mbayeho ntwara abagabo b'abandi ubwo nimba naragutwaye nyine natwaye n'abandi wamutaye n'ubu ngubu aracyari ino
Keza mwahuye mute nta nubwo ni na kera n'ubari na buriya muzabyivuganira nibwo uzabyemera. jama waba warakoze amakosa oya ntabwo ibyo bintu nabikora. waba warakoze amakosa none se umugore yaje ikigarasa kubeshya ntabyo nzi sinzi uko byagenze gusa njye ndumva bindenze. yaje ikigarasa kukubeshyera avuga ati jamari na video arazitwereka ahubwo urarya urimenge kuri telefone wagiye ku masaro ngahore avuga ati njye babinyitse kuri telefone narabibonye none urumva yabakubeshyera ngahore hagiye gushya. ahubwo bwira mama Salomo kucyuma mubeshya njye nansobanura impamvu yambeshye kandi ikindi sha njyewe ntago njyewe bizoroha njye nawe none ibyo bintu bigoye wowe utumye bigorana ahubwo wowe nyine ubundi wari uje mu buzima bwanjye gute njye nicyo nshaka kunsobanura wari uje mu buzima bwanjye gute. n'Imana yari iduhuje. Imana sihuza abantu ku buryo ishobora kuvuga ngo reka mpemukire umuntu ariko mu by'ukuri nta muntu nigeze memukira Keza mu izina ry'Imana nta muntu nigeze memukira. Imana ntigihemuka nta muntu nigeze memukira cyo kora wenda hari igihe umuntu yisobwa ntavugisha wenda ukuri sibyo. kandi uzi ko bajya baba ngo toute la vérité n'est pas bonne à dire sibyo naciye mu ijambo Jamari ngiye n'ubusanzwe sinigeze nkwemera binabaho sibyo bajyane nk'Imana yakunyeretse rero ngeho kugira ngo nicarane hano nawe ndine ncwana nawe tuvugane nabi icyiza ahubwo reka mbasigane musigare muvugana ase nukajye wivumbura ngiye ntabwo ibyo bintu nabyihanganira usanga umugore wawe umurere n'umwana wawe. rero habaye njamaze ikintu wakoze ndumva ari danga hajemo akantu ko kubeshya hajemo akantu ko kubeshya kandi ntabwo kabaye keza ntabwo byabaye byiza kubera yuko ntabwo bigaragara neza nyine imbere kuko urumva wowe wavuze ko nta mugore ufite ikintu cyabaye ejo bundi wenda reka mbigusobanurire wenda imva n'imvano yabyo kugira ngo umenye n'aho byaturutse mbese uri kumva ubwo ngubwo ndangije ndavuga nti byibura n'ejo bundi ni muri kino cyumweru umugore yarampamagaye arampamagara wawe wo mu cyaro urabizi ko nanjye ntari muzi ayo makuru sinari nyafite arampamagara arambwira ati Keza bite ni byiza amakuru ni meza ambwira ko ashaka ko tubonana umugore wirabura rwose uringaniye muremure twarahoye kuri kamera arambwira ati ibintu nshaka ko tuganira ndashaka ko bijya kuri kamera kuko ni ibintu nanjye nabonye kuri kamera ndashaka ko bisubira kuri kamera aho nabibonye nanjye nkabihavugira kuki utahise umamagara uwo munsi ubaye uretse ndaguhamagara wigeze ubimbwira wigeze umbwira ko ufite umugore mu cyaro nari kuguhamagara nkubwira iki nanjye numvise warampishe nanjye mbanza kumenya amakuru harahiye oya numvise warampishe nanjye mbanze gukabuta amakuru uko ameze wasanze se amakuru ariyo cyangwa ni umuntu ushaka kumenya umugore araza arambwira ati njyewe ndi umudamu wa Jamari ni njyewe twabyaranye dufitanye umwana ungana gutya nk'uko wabimbwiye arangije arambwira ati nje kuri iyi saha kugira ngo Jamari mbabwire ibinyoma bye atubwira ukuntu wamutaye mu cyaro nako ntabwo wamutaye mwabaga mu cyaro ntabwo atubwiye ngo ni icyahehe noneho umusiga mu cyaro uje gushaka ubuzima murabiganira utishe rijya gushaka ubuzima i Kigali ko kuraza ukajya umwohereza udufaranga dukeya nyine wagiye ubona ariko haciye igihe gitoya urabihagarika nyine ntiwongera kugira ikintu na kimwe umuha ayo makuru ko numva se atari urumva ntiwongera kugira ikintu na kimwe umwoherereza ubwo bigenze gutyo arambwira ati none ngewe nyuma nagiye kuko na smartphone ngafite yagiye kumenya amakuru abona ngo abaturanyi batangira kumwereka amavideo wakoze uri kumwe n'undi mudamu uri kumutereta musaba ko mwabana arabibona koko niko kuza Kigali uyu munsi nako pana uyu munsi muri iyi minsi aje gushaka umugabo we
niko kuza aranganiriza byose ko byagenze. Nanjye narabyumvishije numva ndatunguwe. Aranambwira ngo ashaka guhura na Ntuze na Mama Salomo, mbasaba ko baganira mu mahoro, kuko arambwira ati nge mbere yo guhura n'umugabo ndashaka kwanza guhura n'ura mugore, tuganire mbanze menye ukuri kwe, ese koko arifuza kuntwarira umugabo. Bahura gutyo. Mama Salomo rero ikintu cyamubabaje ni ukuntu ngo umugore yamututse ngo ni indaya, atwara abagabo b'abandi, kandi we azi neza ko yatanakwemeye ko wamuteresa akanakwanga. Icyo kintu kuki wakibeshye? Gusa kandi urabyibuka ko nigeze kukubaza ku mugore, warambwiye ngo ntacyo bivugaho iby'umugore, urabyibuka? Wavuze ko ufite umwana ariko icyo umugore ngo ntacyo kivugaho, turakureka. Kuki wabeshye rero? Ni nacyo kintu umugore wawe cyamubabaje, aravuga ati ngiye nicyo kintu nzamubaza. Birumvikana namwe ubwanyu nababwiye ko mfite umwana, ariko umwana ntabwo namubyaranye n'igiti. Ibyo ni ibintu byumvikana. Tandukanya kuvuga ngo ufite umwana, ushaka kuba ufite umwana ubana n'umugore, ushaka kuba ufite umwana warateye inda hanze utabana n'umwana. Icyo nicyo ntasobanuye neza. Kiriya gihe ikintu wari gukora, wari kubwira Mama Salomo nk'umuntu uri buriya, iyo ushaka ko umuntu mubana neza muziranye, umubwiza ukuri kose. Basi iryo ni ryo kosa nakoze ko ntasobanuye neza. Birashoboka ko ashobora kunyemerera ikamunere mu bwiza ukuri. Wari kuvuga uti njyewe bimeze gutya, mfite umudamu turabana abamucyara, ariko bimeze gutya na gutya, akemera cyangwa akanga. Ikintu cyababaje Mama Salomo nicyo, ndetse kibabaza n'umugore wawe. Ariko ubwo urumva ngena ariko umugore wawe mwabanye, we sinzi nicyo muzamubwira nimunahura, we sinzi icyo uzanamubwira. Nuko bihagaze. Ikosa ni iryawe. Kuki wataye umugore ugatekereza Mama? Niwongera gukoresha ijambo gute turashwana. Okay, turireke. Kuki wasize? Okay, wasize umugore uza gushakisha amafaranga, kuki wagiye mu gushaka undi mugore kandi uzi ko ufite umugore mu cyaro? Ako gatima kaje gute? Umugore wari wamwanze, wabanaga Kigali warahageze byagenze. So cyokora wenda nuko uriya nawe ubona atabyitwayemo neza Mama Salomo. Uriya nyine nababwiraga twari dufitanye akabazo, ariko nyuma karakemutse. Karakemutse wenda nuko ikosa nakoze nuko ntarigeze mbasobanura neza. Sinabasobanura neza, wenda mbica hejuru kuriya, ariko ubundi nta kibazo kidasanzwe gihari. Cyarakemutse. Ubuse muravugana? Turavugana. Na madamu wawe? Harajama wajya ureka kubeshya. Ni ukuri turavugana. Ubu bintu uri kumbwira muri kumwe wabivuga? Nabivuga. Si keshi ariko turavugana. Umugore wawe icyo ugomba kumenya, ibyo wakora byose madamu wawe aragukunda. Mwumva madamu wawe yarambwiye ati ngewe, naramubajije se uramutse usanze bakiri kumwe wabyitwaramo gutarambwira ati ngewe umugabo wanjye abagabo barabuze. Barabuze kuri iki gihe. Ati nje umugabo wanjye ndamutse aramutse anyemereye akamureka namubabarira. Abagabo ni boro none. Yego Yesu. Ahubwo ufite n'amahirwe. Yambwira ati abagabo barabuze, ndamutse ngize Imana akananyemerera, ati nge namubabarira rwose akagaruka. Ati kubera ko Kigali irimo ibishuko byinshi, ati ariko nyine icyo nshaka kumenya nuko nawe azibwa azanyibwirira impamvu yantaye umwana yiga nta kintu wongeye ngo kohereza, byose ukajya ubiha uriya mugore ngo ukamushyira ibitenge n'ibiki. Oya, ni ibintu by'amagambo. Uriya mugore nta kintu namuhaye, nawe ubwawe urabizi. Wamuhaye igitenge nicyo nzi. None se igitenge nicyo cyake. Umugore wawe yaramubonye aravuga ngo abantu nibatanga impano, ngo nibyo yambaye, ngo nibyawe byose. Oya, ni kwa kundi wenda abantu bakabya bitewe n'uburakari yagize, ariko abantu nibatanga impano. Iyo uhaye umuntu impano se urakena. Impano ziratangwa. Se hari n'abatanga impano z'imodoka. N'abatanga inka barahari. N'abatanga inka. Ubwo rero niba wenda yarabonye natanze impano ariko ntabwo natanze iki umuhano w'urugo, sibyo? Kuko nanjye hari abantu bashaka kumpa impano. Arega burya guhorana umutima w'urukundo ni ibintu byiza mu bantu, sibyo? Ariko umutima w'urukundo uvuga jama twarawubonye nukongere kuvuga. Ariko nta n'ikibi cyari kigamijwe n'ukuri kw'Imana. Sibyo? Cyari kigamijwe no gutanga urukundo kandi ufite urwambuye. Ufashe umuntu urarumwambuye, ugiye kurutanga ahandi. Urumva wowe urwambuye utamuhemukiye. Shabi. Niho biba bigoranye.
niho mpamvu abantu bajya bavuga ati ariko abagabo bagira imitima ingahe umwe kuko umugabo ashobora gukunda abagore 5 icyarimwe abagore 5 se bo umugore we ntiyakunda abagabo 5 abagabo mwebweho muri hariye umugabo ashobora gukunda abagore 5 umunsi umwe akabakunda kandi kimwe oya ntabwo ibyo bishoboka none se ko yaba bashyiraho muri uwo mutima uwo ngo uriya wo mu cyaro so wamukundaga ariko wageze i Kigali uhita ukunda undi n'ubu wasanga warafashe undi reka umugore waragira ati umugabo wanjye arakora afite amafaranga ubwo ngubwo ni wasigaye oya ararengana mama Salome ararengana uriya mugabo wawe mu bagabo nahitamo ntarimo ngaho rero mu bagabo nakunda mu bagabo nasarira mu bagabo nashaka ngo kubera iki ngo kubera iki uriya mugabo wawe ntarimo ngo kubera iki ntabwo nta mafaranga ngufite ariko naragenze ndabona nese abantu bakunda abantu kubera amafaranga atari yaza abantu ntibakundanaga biterwa wakundana n'umuntu ushonje ubu waba uri kwayura ukabwira umuntu ngo uramukunda nese abantu barya kubera amafaranga gusa warya nta mafaranga ngaho rero wabihaha ugiye kuvuga ngo wacukura ikijumba wabikura he wagicukura he ko bigoye nabyo ukabikura he se kurya ni amafaranga kubaho ni amafaranga rero nyine iyo hari inkundo zitandukanye hari abakundana kubw'amafaranga cyangwa urukundo biterwa n'abantu ku giti cyabo uko bihitiyemo hanyuma jambo ku giti cyawe rero urumva ari nde warenganya muri abo umugore wawe ntiwamurenganya umusirimu ntiwamurenganya kuko ni wowe wateje umwiryane bose nawe narenganya wowe wateje ikibazo gusa nta n'ikibazo nateje ikibazo nateje se ni ikihe ubundi ngo naramubeshye waramubeshye ubwo se ninjye wa mbere waba umubeshye none ko wamuciye inyuma nta nubwo ari wa mbere waba uciye inyuma oya ibyo guca inyuma byo ntibirimo oya urimo uravuga ngo mama Salome naramubeshye ninjye wa mbere waba umubeshye ntabwo mbizi nimba uri uwa mbere ariko ntabwo wakoresheje ukuri kose ariko njye ndumva nta ibintu byo kubeshya birimo rwose wenda nari nabasobanuriye ahubwo wenda icyahabaye nuko umuntu tutabigiye imuzi ngo tubisobanure neza ariko rwose nta kibazo kirimo gusa niba barabibonyemo ikibazo bambabarire bakubabarire ubwo mugore madamu wawe rero uramubwira iki ndamubwira ko ndamusaba imbabazi z'ibyo ngibyo byabaye by'izo mpano yabonye izo mpano ntabwo zari zigamije ibintu wabitewe n'icyo ubundi ujya gutekereza kubwira mama Salome ari amagambo ibuka ya magambo yose yamubwiye watekerezaga ku mugore wawe gute ariko ko ari ikibazo ariko ibyo ni nk'ibisanzwe ibyo ni ibintu byoroshye ariko uba wabyoroheje we ni nk'ibisanzwe mbese ni utuntu tuyukora oya ni utuntu umenyereye ni oya ntabwo ari utuntu menyereye ibyo ni nk'ibisanzwe ntabwo ari ibintu ariko ibintu byose tujye tworoshya ubuzima ntitukajye tugira gute dukomeza ibintu byoroshye tubifatemo nk'ibikomeye uri kuvuga ngo ni ibisanzwe natekereza ukuntu umugore we yari yakambije ariko mana yanjye iyo umamagara oya n'ubundi aracyari inaha yaravuze ngo azagenda amubonanye n'ubundi aracyari inaha ariko jama birababaza mwana vraiment birakara akantu ni kabi mwana ndabyumva akantu ni kabi karababaza buriya hari ijambo yavuze yaravuze ngo ikintu kindi cyamubabaje nyine ukuntu yumvaga mama Salome ngo ameze batarahura ngo siko yasanze ameze bahuye ese kubera iki ngo nyine ngo yumvaga ari umukobwa ari umugore mwiza w'inzobe w'ikizungerezi ngo none yaje asanga ngo ni igikara nkawe ngo ntaho wavuye nta naho wagiye byose kandi ibyo ni ibiki nyine ntaho wavuye njye ntago nteye nyo abantu bose mbaha agaciro kandi abantu twese turareshya turangana n'imbere y'Imana kuvuga rero ngo runaka asacya undi agasa gutya ntabwo ari byo tujye twubahana ariko ukuntu uba wigize umwana mwiza jamagere ariko nta nubwo ndi umwana mubi ibaze nk'ibyo bintu uba wateje ariko ukiyorobeka ukaba wigize marayika ni ukuri pe madamu wawe ari inaha ikintu nagusaba ibyo byo simbiguhisha
madamu wawe arashaka ko muhura araguhamagara ngo ntujye umwita waramuborotse kuri telefone oya ntabwo nakora iryo kosa kandi aguhamagara nticemo oya n'ejo bundi twaravuganye ariko jambo bubeshya nawe ni ukuri twaravuganye pe ububeshya madamu wawe ubwe turi kumwe yarambwiye ati njye simuhamagara ngo telefone icemo yaramborotse ibyo bintu ntabwo nabyemera ko yabivuze ubwo se umunsi yabonetse none ngewe tuzabonane abinyereke aracyari tuvugane inaha. nawe uhari avuge ibyo bintu abivuge neza kuko niba atambeshye aracyari inaha yambwiye ko kuva mu kwa mbere ntago aguhamagara ngo telefone icemo ubu se yafashe ngewe uzamubaze gutya live nge nawe ahari tumubaze kuko ibyo bintu nabyemeza ubu yafashe zica amande tike ye azi Kigali aje kubeshya simbizi ariko ibyo bintu ntabwo byabayeho byo kumumagara ngo nticemo ngeze ko muhamagara igacamo deja n'ejo twavuganye reka tubifate gutyo kuko nawe arahari nyir'ubwite wenda wasanga kwari ugukabya ngo bigaragare ko ngo mama Salomo yatwaye umugabo w'abana ariko se yamutwaye gute umugabo se n'itungo bashyira imbere bagashorera bakajyana nk'abajyanye mu isoko ntago umuntu rero kuvuga ngo umuntu yatwaye umuntu oya ntago ari byo oya ntago umugabo ari itungo bajyana none biterwa hanyuma turi kugana ku musozo jama karame gira ijambo bwira umugore wawe ibyo yabonye nk'ibidasanzwe ntago ari byo were nubwo hari habaye akabazo wenda gato kwena ko hari habayemo ibintu by'ubwumvikane burya wenda umuntu akaba abayeho busy ariko ntago ari byo ndacyamukunda ibyabaye byose ntago bizongera ibyo uzabimwibwirira muri kumwe sinjye ubibwira rero hari abantu badukurikiye bashobora kuba barakwakiriye nabi barumvishije ibyo bintu byose amagambo yose wababwira iki bitandukanye nuko mbere bari bakuzi nyuma bagasanga ukora amabara menshi oya ntabwo ari amabara iyo ushatse ngo ni amabara uba ushatse kunteza abantu nabo ni abantu byababaho nabo byababaho sinjye muntu njyenyine sinjye byabaho bwa mbere sinajye byabaho bwa nyuma gusa ikiri cyo buri kintu gifasha umuntu mu buzima ni ukwemera ikosa ukemera no gusaba imbabazi buryo wemeye ikosa ukemera no gusaba imbabazi uba warangije kwiyunga n'umuntu mufitanye ikibazo naho ntago ntihagire untera amabuye reka tugane ku musozo kandi reka ngushimire kandi wa mugani nk'uko wabivuze izo mbabazi wasabye zibe zivuye ku mutima ubwo madamu ndaza kuza kumuvugira cyangwa nawe wambwiye ko muvugana mwana kwivuganira wa mugani ukamubwira uko bimeze tukazaganira hakabaho kubunga cyangwa se tugashaka ukundi kuntu tuganira na mama Salomo umunsi azongera kuboneka kuko yarababaye pe kugira ngo umugore mugenzi wakwita indaya kandi urengana kandi yaranagerageje no kuguhakanira kandi koko uzi neza ko mutanahuye na rimwe muri mwenyine umva ko bibabaje rero igihe kizagera wenda nitwongera kubona uko muhura tuganire mama Salomo yumviye ko nyine nawe nta kibazo hagati yanyu muriyumvikana reka bashimire mwese mwadukurikiranye reka dusoreze hano tuzasura mu kiganiro cy'ubutaha